Yes, reka twongere tubaye ikaze abantu munkurikira kuri YouTube channel yanjye. Abanzi ni Bombo Karate cyangwa se Bombo wacu ku rubuga rwanjye rwa YouTube. Rero abantu ngiye kubana namwe muri video kugira ngo ibintu bize kugenda neza gatanuko, kandi icyambere subscribe kugira ngo uzajye ubana nanjye muri video zanjye zose nkuko nzajya nzikora kuri YouTube. Rero mbanje gusuhuza abantu badukurikira cyane cyane bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Rero uyu munsi nje kugira ngo mbigishe icyo bita social media. Social media, abantu benshi bakoresha social media bazi ko imbuga nkoranyambaga zidahemba, abandi bakabikora nko kwikinisha cyangwa se ari nko kujya guherezaho. Tubare nk'urugero, ugiye kuri TikTok urimo gukina video ariko ushobora kubikora mu buryo bwo kwishimisha utazi ko ibyo bintu urimo bihemba cyangwa se bitanga amafaranga. Mu gihe ubona ko ibintu urimo gukora ari nko kwikinisha, yego nibyo wabitekereje neza, ariko ugomba gutekereza ibintu ukora nimba bitabangamye cyangwa se ari ibintu ukora utegereje kugira ngo ubone amafaranga. Ngewe rero uyu munsi naje kugira ngo nze ngusobanurire urubuga rwa YouTube uburyo rukoramo. Benshi cyane babona nk'abantu bakina amafilime nk'aba Kiramani, ba Nyakso cyangwa se ba Patino, abenshi cyane abakina sinema, abakina umuziki, abantu benshi musanga kuri social media. Nje kugira ngo mbasobanurire uburyo bakoramo n'uburyo ibyo bakora byungukamo cyangwa se ibyo baba bakora. Mu gihe ubona ko umuntu akina amafilime cyangwa se ari umuntu ukunze kuba ari umuhanzi nyarwanda, tubare urugero, ukabona ko uwo muntu ibintu akora nk'urugero, ukabona abantu bari gukina ku nzira, ujya ukunda kubona abantu unyuraho bari gukina amafilime, ukabona ni umuntu ukunze kuba ahugiye kuri social media nka YouTube, Instagram. Ntabwo icyambere ntabwo ari uko ashaka kugira ngo amare umwanya we w'ubusa, ahubwo aba ashaka kugira ngo abone amafaranga. Icyitonderwa nuko mu gihe ufite social media ukeneye ko ziguhemba, nk'urugero YouTube niyo nje kugira ngo nkusobanurire. Ubu aka kanya nje kugira ngo nkusobanurire impamvu ya mbere. Hari impamvu abantu bambajije ngo ese ni ukubera iki umuntu ashobora kuba afite urubuga rwa YouTube akaba adakurikirwa n'abantu benshi. Impamvu ya mbere ngere nzaje kugira ngo ngusobanurire impamvu ushobora kuba ufite YouTube ariko ugasanga ntago ukurikirwa n'abantu benshi. Ushyiraho video ikarebwa n'abantu 50, 30, abantu 100. Impamvu ya mbere, uzabanza urebe umuntu ufite subscribers 500 kuri YouTube yiwe. Umuntu ufite subscribers 500 usanga iyo yapurayinze video kuri YouTube ashobora gukurikirwa n'abantu 20,000. Mu gihe akurikirwa na subscribers 500. Tubare urugero, nimba wowe uhora umbaza impamvu ukurikirwa n'abantu bakeya, mu gihe ufite subscribers 5,000 cyangwa se 10,000, bivuze ko video yawe nuyishyiraho ikarebwa n'abantu 500 cyangwa 800, utazirwa umbaza ati kubera iki video zanjye zirebwa gake. Nshatse kuvuga ko mu gihe ukiri kuba subscribers bari munsi y'15,000 utemereye kurebwa n'abantu benshi. Mu gihe video yawe yashyize kuri YouTube ukabona yarebwe n'abantu benshi, ni muri cya gihe cy'impanuka. YouTube menya ko urubuga rwa YouTube rutanga icyo bita promotion. Promotion ni ukuvuga ngo ni muri cya gihe ushobora kuba washyize video kuri YouTube ikaguha promotion, ikayamamaza, ikayiha abantu benshi, ugasanga ya video yawe irebwe n'abantu benshi. Nk'urugero, ugasanga ufite subscribers 1,000, video irebwe n'abantu 10,000. Ariko icyo nicyo bita promotion. Mu gihe rero ubona ko ibyo bintu byabayeho, ntuzigere umbaza ngo gute YouTube yatanze promotion cyangwa se narebwe n'abantu benshi kandi za subscribers wambwiye nazifite. Ubwo icyo ni icyambere nkusobanuriye. Ngiye kugusobanurira ubundi buryo YouTube ikoramo, uburyo bwa kabiri. Nakuzaniye uburyo bwinshi, uze gukomezanya nanjye, ndaza kuguha impamvu nyinshi YouTube ishobora kuguhamo amafaranga cyangwa se ushobora kuyikorera ariko mu buryo bwizewe. Impamvu ya mbere, ushobora kubona abantu benshi tuza kuri za kamera, tuza tugakina ibintu cyangwa se tukavuga ariko tudahembwa.
Nge naje hano kugira ngo nze nkwigishe, ntago naje kugira ngo mpembwe nuko uwankurikiranye. Ikintu cya mbere, YouTube ugomba kuba wujuje subscribers 1000. Ikindi cya kabiri, ugomba kuba wujuje icyo bita time watch 4000. Ikindi cya gatatu, mu gihe wujuje ibyo bisabwa, YouTube yawe abantu benshi batekereza ko abantu dukina amafilime mu Rwanda dufite YouTube channel ihemba. Uko ntago ariko kuri mu Rwanda, nta YouTube channel iba mu Rwanda ihemba. Mu Rwanda mu gihe ukoresha YouTube yaho ushobora no kugira subscribers 500,000 nta kiceri cy'ijana urabona. Twagiye impamvu ya mbere YouTube ishobora kuguhembamo mu gihe wujuje ibyo bisabwa time watch ndetse na subscribers, ugomba kuba ufite icyo bita location. Location rero ni visa ituruka hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tubare nimba mu Bwongereza cyangwa se muri Canada cyangwa se muri Kenya haba YouTube ihemba, ugomba kuba ufite YouTube channel ifunguye mu gihugu kirimo YouTube ihemba. Icyo ni icya gatatu kugira ngo wemererwe kuba wahembwa na YouTube. Ikindi cya kane, kugira ngo YouTube iguhembe, YouTube igomba kugenzura nimba hari ijambo bita ngo reused content. Mu gihe ubona ko uwakoresheje tubare nk'ibintu by'abandi, filime z'abandi ukazishyira kuri YouTube indi nshuro ya kabiri, ayo ni amakosa. YouTube ntago ishobora kuguhembera ibyo bintu by'abandi, kuko YouTube ubwayo irakontorora igasanga ibyo bintu yarabihembeye, ikaba itabasha kongera ngo iguhe andi amafaranga. Icyo ni ikintu nabashaka kugira ngo nze ngusobanurire kugira ngo wumve uburyo YouTube ishobora kuguhembamo. Mu gihe wumva ko wakoresheje content y'abandi, ishobora kugufasha kuzamura subscribers ariko utagiye gusaba ngo monetize ngo ese nzemererwa guhembwa. Ibyo nizere ko wabyumvishije kugira ngo YouTube izabashe kuguhemba. Ikindi gikurikira, mu gihe ukoresheje ibintu by'abandi inshuro zirenga 3 wabaye monetize kuri YouTube yawe baguha reused content, ugategereza amezi 3 bakagutegeka gushaka video za shop zizakurikirwa na miliyoni 10 kugira ngo wemererwe kongera guhembwa. Wabikora inshuro zirenga 2, YouTube yawe Google ikahita iyisiba muri system, ntago wikemerewe kuba uri mu banyamuryango bemerewe guhembwa na YouTube cyangwa se kuba uri ku rubuga rwa YouTube. Nizere ko icyo nagusobanuriye abashije kucyumva kugira ngo uze kuzajya ugendana nanjye gatanu ku kandi. Ikindi gikurikira, ndagira ngo nze ngusobanurire ikindi kintu abantu batatekereza. Benshi batekereza ko kuba tuba kuri social media ari ukuza tugakena nk'ibintu urugero uhaye umuntu YouTube channel ngagufungurire, ni wa muntu uca muri YouTube. Urabona nk'umuntu ufite YouTube unyura muri setting ukabanza ukajya kuri Play Store ukadownloading icyo bita YouTube Studio. Mu gihe ufunguye urubuga rwa YouTube ugomba kuba ufite icyo bita YouTube Studio, ukaba waragiye no muri YouTube ukajya muri setting ugafungura icyo bita YouTube. Ibyo siko kuri. Nyimba warahaye umuntu YouTube ngagufungure YouTube anyuze muri buriya buryo, menya ko iyo YouTube yawe itemewe na Google mu buryo bwemewe na YouTube. Ibyo bintu ni amakosa. Mu gihe ufunguye urubuga rwa YouTube ugomba gufungura YouTube ariko ukaba wanyuze mu buryo bwa Chrome cyangwa se bwa Google setting. Abenshi banyura kuri Chrome ariko uburyo bwemewe YouTube yemewe igomba kuba ifunguwe kuri Google. Ntago YouTube ifungurwa muri buriya buryo bwa YouTube Studio ndetse na setting. Nimba nawe utekereza ko bagufunguriye YouTube muri ubwo buryo, menya ko utazigera ubona icyo bita amafaranga. Iyo YouTube yawe menya ko itanabaruye. Icyo nizere ko mwagisobanukiwe. Ari ikindi kintu abantu bambajije muri benshi, uburyo YouTube ishobora kuguhembamo. Benshi batekereza ko kuba uri kuri social media nta kintu ukorera nta mafaranga ubasha kuba wabona. Social media zirahemba, ariko ubaka kanjye kugusobanurira uburyo YouTube ishobora kuguhamo amafaranga. Abantu benshi bakoresha social media ntago bahembwa amafaranga angana, ntago ariko kuri. Mu gihe ufite YouTube ifite icyo bita time watch yujuje 4,000, yabaye monetize, yahinduriwe location, ifite subscribers 1000. Ngiye kugusobanura uburyo ushobora guhembwamo amafaranga atangana n'ayabandi cyangwa se amafaranga fatizo ushobora guhembwa. Nukuvuga ngo umuntu uba kuri social media uhembwa na YouTube.
Icyambere ugomba kuba ufite amadolari 90 kuri account yawe ya YouTube yaguhembye. Ukabanza guhera ku madolari 70 bagusaba kugira ngo wemererwe koherezwa amafaranga ubanza gukorera kugira ngo ayawe ubashe kuyabona. Mu gihe ufite amadolari 80 ntabwo wemerewe guhembwa ngo bikuze amafaranga. Urugero ushobora kubona ko wakoreye amadolari ariko ntushobora kuyabikuza. Mu gihe ufite amadolari 90 uba wemerewe kuyabikuza. Benshi murabizi ko idolari rimwe ari 1420 y'amanyarwanda. Niryo murabisobanukiwe. Ubwo nukuvuga ngo mu gihe ujuje ayo madolari 90 uba wemerewe guhembwa ukanayabikuza mu gihe cy'amezi 3. YouTube ikindi kandi ugomba kumenya nuko mu gihe ufite abantu bagukurikirana bo mu Rwanda niyo yaba ari miliyoni cyangwa se miliyoni 3, ntago bivuze ko abo bantu bose bagukurikiye ariko uzabahemberwa. Mu Rwanda hari icyo bita kuba YouTube yawe hari abantu bakeya, tubare nimba mu mafaranga y'amanyarwanda, amanyarwanda tubare umuntu arabara ngo 1000, 2000, 5000. Hanyuma tubare nimba mfite abantu 5 bo muri United States. Abatazi United States ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nukuvuga ngo mu gihe nkurikirwa n'abantu 5 bari mu gihugu kibamo amafaranga afite agaciro, tubare nimba nkurikirwa n'umuntu uba mu Buhinde, tubare amafaranga y'amahinde ahenda mu buryo butandukanye. Nukuvuga ko njyewe ninkurikirwa n'abantu 50 bo mu Buhinde cyangwa se bo muri Amerika, wowe gakurikirwa n'abantu 1000 bo mu Rwanda, nzakurusha amafaranga. Icyo kintu nizere ko wabashije kugira ngo uze kuba wagisobanukirwa. Mu gihe nzaba nkurusha amafaranga, undusha aba subscribers cyangwa se undusha icyo bita time watch kuri YouTube, menya ko nzaba nkurikirwa n'abantu bo mu bihugu bitandukanye byo hanze, wowe ukurikirwa n'abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe ukurikirwa n'abantu bo mu Rwanda gusa, ntabwo YouTube izigere guha amafaranga menshi nk'uko bitekereza. Uzasanga ukora cyane ukurikirwa n'abantu benshi, ariko njyewe usanga YouTube yema amafaranga arenze ayawe. Icyo nizere ko wagisobanukiwe nacyo. Ubwo ngiye kubaha indi mpamvu ikurikira YouTube ishobora kuguhamo ibihembo cyangwa se YouTube ikoramo. Indi mpamvu ngiye kugusobanurira by'aka kanya kugira ngo ubashe kugira ngo usobanukirwe neza. Ugomba gutunga YouTube ihemba. Urugero, ushobora gutunga YouTube umuntu yakubaruriye nabi. Urugero, ushobora gutunga YouTube ugasanga ntibaruye n'uburyo yayibaruyemo kuri Google ntabwo iyo YouTube yawe izwi. Nimba ushaka kugira ngo YouTube yawe ibashe kuba ibaruye neza, nagwa nomero wamagaraho cyangwa se nkagufasha kugira ngo utunge YouTube yizewe. Nomero yanjye 0792935887. Ubwo nimba ushaka gutunga YouTube ibaruye, apana bantu bagwa YouTube itabaruye, ugasanga ukoze imyaka irenga 10, undi akoze amezi 5 ahembwa, aheza kurenza abafana, icyo gishatse kuvuga ko umuntu wakubaruriye YouTube atigeze ayinyuza muri icyo bita Google setting cyangwa se icyo bita Chrome. Icyo nizere ko wagisobanukiwe. Ubu ngiye kugusobanurira ubundi buryo ngiye kugusobanurira. Abantu benshi batekereza ko kuba twa-applyinga video kuri YouTube cyangwa se icyo bita kwa-updatinga kuri YouTube video, icyo kintu ndagira ngo witonde gatoya nze nyugusobanurire. Uragenda wumva akajambo kandi kugira ngo ubashe kugira ngo umenye ngo ni gute na kwa-applyinga video yanjye kuri YouTube ikagenda ikamera neza, ikarebwa n'abantu benshi kandi ikemerwa. Abantu benshi batekereza ko gufata video ukayishyira kuri YouTube ariko kugira ngo igende igira abantu, ugasanga na abantu bayirebye cyangwa se YouTube yese inayanga, ugasanga na abantu bigeze bayireba, yarebwe n'abantu bakeya. Icyo ngicyo ndaje kugira ngo nyugusobanurire. Mbere yo kwa-applyinga video, banza urebe ko kuri thumbnail yawe hari icyo bita thumbnail utakoresheje isura y'abandi bantu cyangwa se thumbnail y'abandi bantu batari wowe. YouTube buri kantu kose iragakontorora ku buryo ki ushobora kubona ko thumbnail atari yawe. Mu gihe wakoresheje thumbnail itari yawe, byange bikunde YouTube izagukoresha, izagwa icyo bita
kosa, izakubwira ko wakoze amakosa, ntizigere kugira copyright, ariko ntabwo izigera imenyekanisha video yawe. Mu gihe ushaka video yawe irebwa n'abantu benshi, koresha kuva ku kantu ka mbere kugeza ku kanyuma ibintu byawe. Mu gihe washyizemo ikintu cyundi, yaba nikosa rimwe, YouTube ntizigere kugira copyright, ariko izagenda video yawe ihima abantu, ye kwimenyekanisha, irebwe n'abantu bakeya. Ubwo hasigaye izindi mpamvu ngiye kugusobanurira kugira ngo umenye amategeko n'amabwiriza agenga urubuga rwa YouTube. Rero indi mpamvu ikurikira ngiye kugusobanurira by'aka kanya, yo birasaba kuza kwitonda, biragusaba kumva akantu ku kandi. Abantu benshi batekereza ngo YouTube ese ishobora kuba iguhemba ugahura n'abatubuzi bakayiba. Yego nivyo, YouTube barayikwiba. YouTube bayiba, benshi bambashije, ese YouTube bashobora kuyikwiba? Yego nivyo, YouTube bashobora kuyikwiba mu gihe ufite YouTube yabaye monetize, abantu babona ko uhembwa. Uburyo bwa mbere umuntu ashobora kukwibamo YouTube yawe ukagenda ugasigara nta kintu ufite. Ntago ari ngombwa ko umuntu aba afite password yawe. YouTube uburyo ushobora kuyibamo umuntu, uburyo nimba uzi ko YouTube yawe yabaye monetize cyangwa se hari amafaranga ari YouTube yashoboye kuba yaguhemba, ugomba kubanza gutekereza ko YouTube nimba iguhemba ugomba kuba account yawe uyifite mu mutwe, apana kuyigendana muri telefone. Yaba umugore wawe, yaba umwana wawe, yaba undi muntu, YouTube yayikwiba. Mu gihe uhaye undi muntu telefone, ashobora kukwiba YouTube kandi iguhemba. Itondere guhereza umuntu telefone yawe mu gihe YouTube yawe monetize. Password barazihindura, icyo ni ikindi ugomba kumenya. Mu gihe YouTube yawe yabaye monetize, ugomba kwitondera abantu, kuko urubuga rwa YouTube ni urubuga ruguhemba amafaranga menshi, ni urubuga ruhemba amafaranga abantu menshi. Rero ugomba kwitondera ibyo uba urimo kugira ngo YouTube yawe batazayigutwara. Twagiye ngiye kuguha indi mpamvu ya nyuma nanasoza kugira ngo uzajye ubasha kugira ngo umenye amategeko n'amabwiriza agenga YouTube. Twagiye impamvu ya nyuma, amategeko n'amabwiriza agenga urubuga rwa YouTube, cyane cyane ku bantu mukoresha social media. Mu gihe ukoresha YouTube, ugomba kumenya ko nimba uhereye kuri subscribers imwe wafunguye YouTube aka kanya, utazigera utekereza ko ugiye guhembwa, kuko ni ugukora ibintu nk'uwikorera, nko guhinga umurima ukavuga ngo uyu murima uzeramo kino. Ugomba gukora ibintu nk'uri kwikinisha cyangwa se kwishimisha. Mu gihe uzagenda uvuga ko ugiye guhembwa, nta munsi n'umwe YouTube izigera iguhembamo. Impamvu nshatse kuvuga ibyo ngibyo ni ukugira ngo wumve ngo YouTube mu gihe igiye kuguha amafaranga, cyangwa se ugiye kuzamura urwego runaka, ugiye kuzamuka mu rwego ruri hejuru kugira ngo uzabashe kuba uhembwa na YouTube, ugomba kuba warakoze cyane, ufite abantu benshi bakumenye. Icyambere banza ushaka inshuti, icyo nicyo kintu ugomba kumenya. Inshuti zigukurikira ku mbuga nkoranyambaga, social media. Tubare nimba wasohoye video cyangwa se hari ikintu wapodatinze kuri YouTube gishobora kurebwa n'abantu bawe ba buri munsi, YouTube ikagenda ikumenyekanisha, nawe ubwawe warimenyekanishije mu bandi bantu. Utazigera utekereza ko kuza kuri YouTube ari ukuza ugakora ibintu kwishimisha cyangwa se ngo nshaka amafaranga. Ugomba gukora ibintu nk'uwikorera. YouTube ubwayo byaba ngombwa ko iguhemba, igakunda ibintu byawe, ukaba wujuje n'ibisabwa, ukaba wabona location, ukaba waba na monetize. Nizere ko amategeko n'amabwiriza agenga social media wabashije kuyasobanukirwa.